Umugoroba mwiza wowe ukurikiye City Radio Inshuti ya bose. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'intego nk'uko mubyumvishe mu nanga itangira. Iki kiganiro mugezwaho na Purpose Rwanda, Umuryango utegamiye kuri Leta, uharanira kubaka u Rwanda rw'intego rutarangwamo ibiyobyabwenge, kubufatanye na City Radio 88 n'ibice bitatu Inshuti ya bose. Ni ikiganiro mugezwaho nanjye Prince ndetse na mugenzi wanjye Ange. Mbahaye ikaze kandi ndabakiriye. Ange, bimeze bite? Ni sawa cyane Prince, amakuru bimeze neza. Icyumweru cyakugendekeye gute? Icyumweru cyambereye ntabwo byari byoroshye. Narwayemo akagripe kubera imvura, ariko meze neza kubw'Imana. Ndumva umeze neza byatari. Turasuhuza kandi buri muntu wese dukurikiye, haba abari kuva mu kazi, haba abamaze kugera mu rugo, haba dukurikiye uri mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba ndetse n'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Tuguhaye ikaze kwinjiza muri weekend y'uno munsi. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza cyane kuko ntabwo turi twenyine, dufite umutumirwa turi buze kuganira kuri iyi ngingo, kuri iyi nsanganyamatsiko igira iti imbaraga ziri mu kubaho ubuzima bufite intego cyane. N'intego yacu y'ikiganiro yo kubaka u Rwanda rw'intego rutarangwamo ibiyobyabwenge, twabonye ko abantu muri rusange cyangwa abantu benshi muri iki gihe bashobora kubaho ubuzima budafite intego. Rero muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ese intego ni iki, ni izihe ngaruka ziri mu kubaho ubuzima budafite intego, mbese ni iki gituma abantu babaho ubuzima budafite intego. Ese koko nibyo umuntu ubundi abaho ubuzima budafite intego? Ubundi bibaho Ange? Ni cyane bibaho cyane. Bibaho umuntu akabaho atazi ikimuyobora, abaho nk'uko bivuga mu gifaransa le jour au jour, ni ukuvuga ngo abaho umunsi ku wundi nyine atazi ejo uko bizagenda, nta plan, nta kintu na kimwe, you know. Bibaho cyane. Okay, rero ikiganiro cyacu uyu munsi umuntu dufite ni umutumirwa wa mbere. Rero Ange, tubwire umutumirwa dufite. Cyane uyu munsi dufite umutumirwa wacu hano muri studio, akaba ari umunyamakuru wabigize umwuga, akaba akorera radio na televiziyo y'igihugu, akaba ari n'umusesenguzi mu bijyanye na politike y'igihugu no hanze yacyo. Ndakwakiriye cyane Paschal Buhura. Asante sana Ange na Prince. Kaze mu kiganiro U Rwanda rw'intego. Nishimiye kubana nawe. Weekend se uyitangiye ute? Ndabona akabeho kakwishe. Ariko ni n'amahirwe kuko hari haciyeho igihe hirya no hino mu gihugu abantu bataka ibura ry'imvura, ariko urabona ko hari ukuntu bigenda bihinduka. Nabyo ni amahirwe cyane kubishimira Imana, kandi ndizera ko akakabeho nubwo wenda kagukoramo, ariko nabyo byari bikenewe. Hari n'iminsi yarishize bamwe bitotombera ubushyuhe bwinshi. Okay. Uyu munsi rero tukaba dutangiye weekend yawe ubundi igenda ite? Weekend yanjye rero ntabwo ndi umuntu ukunda gusohoka. Ni gakeya cyane, ngira inshuti nkeya z'ingenzi nizo usanga kenshi iyo nagize amahirwe bakaba bafite umwanya, nanjye icyo gihe ndagenda tukagira aho duhurira, cyane cyane iyo habaye nk'umupira, nkunda football cyane. Tugahura tukaganira, tukagira n'ibyo duhererekanyaho cyangwa tuganiraho bireba ubuzima butandukanye. Ariko akenshi iyo nasohotse mba ngiye kuganira cyangwa kugira ibyo duhenduranyaho n'abagenzi banjye mu guhagura ubumenyi bwacu mu buzima busanzwe. Ariko cyane cyane akenshi nsohoka iyo hari nk'imipira, iyo nshatse kujya kwinezeza, ariko nta kindi cyane gikunda kunsohora. Kenshi nkunze kuba ndi mu rugo. Ngibyo rero mwabyumvishe umutumirwa wacu yisange
isange mu Rwanda rufite intego. kuko ni n'umutumirwa wa mbere urumva ni iby'agaciro gutangirana n'umusesenguzi umaze igihe muri uyu mwuga w'itangazamakuru ugiye kudufasha kuganira ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi gira iti imbaraga ziri mu kubaho ubuzima bufite intego. Tutarajya neza mu kuganira ku nsanganyamatsiko yacu, namwe mwadusangiza ijambo muciye ku mbuga zacu, ku mbuga nkoranyambaga zacu. Murajya kuri Facebook mwandikemo ijambo Purpose Rwanda, hariho post y'umutumirwa wacu uno munsi ndetse n'insanganyamatsiko. Mu gihe tutarakira amatelefone mwajyaho kuri Facebook, then mukandika igitekerezo cyawe, ikibazo se cyangwa inyunganizi bitewe n'iyo nsanganyamatsiko turi kuganiraho. Ikindi mwaza kohereza ubutumwa bwa telefone kuri 0788 ndetse abakoresha Tigo mwakohereza ubutumwa bwanyu bugufi kuri 072294545221. Nituza gufungura n'imirongo ya telefone n'izo nimero ebyiri mwaza guca. Niko bimeze cyane, muduhamagare, mutwandikire, mutubwire ibitekerezo byanyu, kandi n'umusesenguzi wacu mutumirwa w'uyu munsi nawe mumubaze ikibazo cyose cyaba kibari ku mutima cyangwa se mwamwifuza kwiyunguraho ubumenyi. Reka turaje gatoya. Ikiganiro U Rwanda rw'intego ni buri wa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri 88.3 City Radio, Inshuti ya bose. Turagarutse. Paschal, twatangiye tuvuga ko intego y'iki kiganiro cyacu ari ukubaka u Rwanda rufite intego kandi rutarangwamo n'ibiyobyabwenge. Umuryango Purpose Rwanda wabonye ko iki ari ikibazo cyane, kuko hari abantu benshi babayeho batazi ejo habo ko hameze. Twavuga ati ese muri rusange ijambo intego cyangwa intego muri rusange ni iki? Ikintu cyose mu buzima kidafite intego cyangwa kidafite icyerekezo mu buzima buriya ntacyo kiba ari cyo. Ni nko kuvuga ngo ufite igiti ariko kidafite imizi. So ni kwa kundi Abanyarwanda wenda mu mbabare nkoresha iryo jambo bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze. Akenshi rero umuntu n'ubundi bavuga ngo yapfuye ahagaze, akenshi bituruka muri uko kubaho ubuzima butagira intego. Intego, ikintu cyose gifite intego kiba gifite icyerekezo, ufite aho wumva ubu impamvu yakuzanye kuri iyi si, wumva ko hari umuhamagaro, hari n'icyo ugomba kugeraho mu buzima bwawe cyangwa ugomba kugeza isi n'abakuzengurutse, harimo n'umuryango wawe, igihugu cyawe n'isi muri rusange nk'uko nari mbivuze, kugira ngo uzagire icyo usiga. Ntuzaze ngo ugende uko waje. Wenda uko waje wenda wambaye ubusa, rimwe na rimwe uzapfa wambaye n'ubundi, ariko mu buzima ikintu cy'ingenzi ni ukugira ngo uharanire kugira icyo uhindura mu buzima bwawe. Iyo nibwo buzima bufite intego. Hari umuntu umwe wavuze ati nta kintu gifite agaciro cyane cyangwa gihesha umuntu ishema nko kubahisha cyangwa kubaha umuhamagaro ufite mu buzima bwawe. Akavuga ati iyi niyo mpamvu wavutse, ni nacyo kikugira uwo uriwe, kigaragaza impamvu yawe yo kubaho kwa nyako. So ni ukuvuga ngo iyo ubayeho udafite ubuzima, nta kintu uba utekereza mu buzima bwawe, ntabwo uba wumva ejo hazaza, nta nubwo uba utekereza ko nyuma y'aho ubona imbere yawe hari ikindi gishobora kuba ejo bundi. So ubuzima bwose ugomba gutekereza, ukanatekereza n'igihe utazi kuzaba uriho cyangwa ibizaba byabaye icyo gihe. Niko kugira ubuzima bufite intego.
ngira ngo abantu badukurikiye barabyumva. Wenda nanjye nakubaza ikindi kibazo, ni gute umuntu yamenya intego y'ubuzima bwe bwite? Abana benshi hano hanze, cyane cyane urubyiruko, cyane cyane ndavuga urubyiruko kuko turi gukura, turi gushaka, dufite amaraso ashyushye, turi gushaka icyo twakora nk'abantu dukunda igihugu cyacu, tugahaguruka tukagira ikintu twageza ku gihugu cyacu, ariko ugasanga kugira ngo njyewe nzamenye ikintu numva nshaka gukora cyangwa intego y'ubuzima bwanjye, ni ikibazo cy'ingutu, ni ikibazo kigoye kuba njyewe nakimenya. Ese ni gute umuntu yamenya intego y'ubuzima bwe? Ndagusubiza mbanje nanone kuguha indi quote cyangwa undi muntu wigeze kugira icyo avuga mu magambo abantu baba bafite quotes zagiye zimenyekana cyane. Uyu no witwa Bishop T.D. Jakes aravuga ngo wenda mbanze mbisome mu cyongereza ndabisobanura mu kinyarwanda ngo if you can't figure out your purpose, figure out your passion, for your passion will lead you right into your purpose. Uvuga ngo niba udashoboye kumenya intego yawe, intego cyangwa impamvu, njye sinzi ko n'intego ari ijambo rihagije, ni impamvu. Gerageza kumenya ikintu ukunda, ikintu kigushishikaza mu buzima bwawe, passion cyangwa passion, kigushimisha. Icyo igihe uzamenya icyo kintu kigushimisha, kizakuyobora ku mpamvu yawe y'ubuzima bwawe. So ni ukuvuga ngo muri makeya abantu benshi bitiranya ibintu byinshi cyane, bakagira ngo wenda impamvu cyangwa intego y'ubuzima ni kimwe no kugira wenda ibyo bavuga ngo ni success cyangwa kugira gutunga, kugira ibintu ushobora niyo mpamvu abantu benshi rimwe na rimwe bafata umurongo utari wo, ntabwo abazi icyerekezo. Iyo utamenye ya passion ikurimo ngo ari ikuyobora, ikujyane hahandi utekereza kuba wakageze, ari ku mpamvu ituma wowe uriho kuri iyi si n'intego zawe wihaye, ntabwo ushobora kubigeraho utabanje kuyoborwa n'icyo kintu ukunze. Banza ukurikira icyo kintu ukunze. Njyewe urugero rwanjye navuga nti mu buzima bwanjye nakuze hari ibintu biri numva nshobora kuziga no gukora. Kuva ndi umwana nakundaga kumva amakuru, ariko kuva ndi umwana mutoya nakundaga politiki. Ntabwo mvuga kuyijyamo ngo mbe umunyapolitiki, ariko nakundaga kuyikurikirana, nkakurikirana bya hafi cyane, nkumva ngomba kumenya, kugira ubumenyi buhagije cyane kuri politiki, ku buryo nabwo nakwicana n'abantu nakora na debate naba mbyumva neza mbirimo. Ikindi cya kabiri gikomeye, numvaga nzaba umunyamakuru. Hari n'umuntu nigeze kubwira rimwe rwose twicaye gutya tureba televiziyo, icyo gihe nari ndangije A level, hari ibindi nabanje kujyamo kwa kundi ubanza kunyura mu zindi nzira ukora ibindi bintu bitari iby'umwuga cyane, ariko nawo wari umwuga wundi, ariko nabyo nari narabitekereje ko nshobora kuzabanza nkabinyuramo ariko nkazabivaho. Gusa nanone naramubwiye nti njyewe rimwe uzambona ndi umunyamakuru. Araseka cyane, ati wowe kuko naho turi ntabwo yatekerezaga ko nshobora kubaho. Ariko icyo kintu cyakomeje kunsunika, ngiye niyo yansunitse ndagenda njya no gushaka, noneho ngiye kwenrolinga ngo njye gushaka uko njya mu university. Mbonye uko niga mass communication, nicyo kintu nahise nihutira vuba cyane uko nabyiyumvagamo. Ikindi natekerezaga kwiga nanone ni international relations. Aho najyaga kwiga nta yari hari icyo gihe muri undergraduate, binsaba ko mfata
mass communication ariko nyuma yaho nza gukomeza niga international relations and diplomacy kubera ya nzira ntumvaga n'ubu ngubu hari ibyo ngitekereza nshobora kuzageraho ariko n'uwo murongo ugomba kugira mu buzima ariko iyo utangiye gupapira ukumva gusa ngo nuko Ange cyangwa Prince arimo kwiga ikintu runaka cyangwa arimo gukora ikintu runaka kiramuha amafaranga cyangwa se ni umusitari ukakijyamo kitakurimo icyo gihe uba utangiye gutakaza icyerekezo mu buzima bwawe uba utangiye kubaho mu buzima budafite intego ntabwo uba uzi impamvu nyayo uri kuri iyi si so ikintu cya mbere ugomba kumenya ni icyo ngicyo passion yawe ikuyobore kuri purpose nyuma y'ibyo byose utekereze ejo n'ejo bundi ese na sosiyete nzengurutse kuko ntabwo turi banyamwigendaho mu buzima bwacu hari umuryango nkomokamo hari uwo ukomokamo Ange hari uwo Prince akomokamo hari abaturanyi hari abavandimwe extended family utekereza utari ko niki nshobora kumara muri abo bantu nabo hari abafite icyo bantegereje ejo n'ejo bundi nzaba mfite umuryango nzaba mfite umugore cyangwa uzaba ufite umugabo niki nshobora gukora niki ntekereza kuri uyu muryango ese ndashaka kubaka umuryango umeze ute ntabwo nzajya nutangira kuvuga ngo njyewe ndashaka gusa bogari kandi abakobwa benshi niko bameze hano hanze bashaka abahungu b'ababogari bameze ukuntu mu bundi bwoko cyane rwose n'abakoze umubiri n'aba Prince kwicara akivugira ati Prince akavuga ati ari ngo icyuki nizo terme ziri hano hanze ariko mu by'ukuri birenze ibyo ngibyo niba utazi icyo ushaka ku mugore cyangwa umugabo umuntu wumva ko ugiye guharira ubuzima bwawe busigaye kuri iyi si mukabusangira icyo gihe uba wataye umurongo ntabwo uzi icyo ushaka niyo mpamvu nyuma y'iminsi y'ibyumweru 2 ukwezi umwaka se baba hanyanyaje zisenyuka cyane no mu rugendo rw'ibindi byose utekereza kugeraho iyo wagiye utayobowe utazi purpose yawe ntabwo ushobora kubigeraho nta nubwo ushobora kubigiramo amahirwe ushobora no kunyura mu nzira ntuhite ugera ku cyo wifuzaga kugeraho hariho impamvu nyinshi cyane zituzenguruka ntabwo hari impamvu zitandukanye zitatuma ngera ku cyo nifuzaga kuba ndi cy'uyu munsi ariko ntabwo bigomba iyo utangiye gutakaza umuntu ukavuga ngo kuki kanaka ugashaka inzira z'ubusamo icyo gihe cyose uba urimo guta wa murongo ugomba gustikinga ku cyo ndizeye kandi nzi ko rimwe byose bizajya ku murongo uko mbyifuza kandi nzakomeza nkore mu buryo bwose nshoboye mu bumenyi bwanjye mu myitwarire yanjye mu byo nemera bizagera hari ikintu uvuze cyo kubaho ubuzima bufite intego ukareba sosiyete cyangwa umuryango wanjye ndawumarira iki hari ikintu cyiza kinza mu mutwe ndibaza ngo ubundi intego y'ubuzima nindi igirira umumaro bwa mbere intego y'ubuzima uwo igirira umumaro bwa mbere ni wowe ariko muri ubwo kugira ntube selfish ntuwikunde cyane ngo wumve ko ibyo ukoze byose bigomba kugirira inyungu zawe wowe ku giti cyawe bwite so nubwo ari wowe bigomba kugirira umumaro bwa mbere ariko hari nubwo wisanga uyu munsi wenda ukoze wize cyangwa ugakora ikintu icyo ari cyo cyose ejo ukabona akazi amafaranga ya mbere ubonye ntaba ari wowe wagirira umumaro cyangwa akakugirira umumaro ku kigero gitoya ukavuga uti ufite ababyeyi bari mu nzu idasa neza
mfite abavandimwe murumuna wanjye akeneye kwiga kandi nta bundi bushobozi buhari, ugasanga imbaraga nanone nyinshi zigendeye muri ibyo ngibyo. Ntabwo ugomba gucika intege. Nicyo cya kindi nanone, being selfless ni ikintu gikomeye cyane ku muntu wese ufite intego mu buzima. Kuko ndaguha urugero rutoya, uzarebe igihe cyose uturanye n'abajura, warubatse inzu nziza cyane, nubwo wazengurutse aho igipangu giteye gute gisumba n'inzu rwose, nta nubona inzu yawe n'igisenge kitagaragara, ugashyiraho za senyenge, ugateramo n'amashanyarazi, ukazana n'imbwa ziryana, ukandikaho n'icyapa ngo imbwa zikaze hano, ugashyiraho abarinzi n'imodoka. Ibyo byose byonyine bikubakira biterwa n'iki? N'ubwoba, kuko ba bantu barakuzengurutse nabo kandi barababaye. Ariko iyaba wari warakoze ibishoboka byose, nabo bakagira uburyo ba benefitinga, bagashobora kubaho mu buryo bifashije, ntabwo wakabaye ubaho muri ubwo bwoba. Niho uzasanga uryama rimwe na rimwe ukabyuka ukumva gusa n'ikintu muri jaride wateyemo ibiti, ukumva ishami riraguye ry'igiti, ugasohoka n'imbunda, wenda ufite pisto yawe mu nzu, ugasanga amasaha uryamye ni makeya. Ni kimwe n'ubuzima. Niba ufite barumuna bawe ntubigishe, nta bundi bushobozi wanyu bafite, cyangwa ari wowe bashoboye gusa kwigisha, cyangwa waragize amahirwe ukabikura ahandi, abo bazongera baba umuzigo kuri wowe. Niba iwanyu babayeho nabi, ntabwo nawe ubayeho neza. Icyo kintu ugomba kubanza ukacyumva. So bikugirira akamaro, ariko muri uko kukugirira akamaro ubirebe mu ndorerwamo ebyiri, kuvuga ngo bimfitiye akamaro, ariko muri ako kamaro bya bindi ndimo gukorera abandi banzengurutse, nanjye bimfitiye akamaro cyane. Kwa kundi niba yego ndarya, ngomba kubona icyo ndya kugira ngo nshobore gusavinga n'ibyo byose nkore n'ibyo mbigereho. Nkeneye kwambara, nkeneye utundi, ariko nkigomwa kugira ngo hagire n'abandi mfasha banzengurutse. N'ubuzima ukuntu bunateye buriya, intego ntabwo wenda ufasha umuntu utekereza ko azanakwibuka cyangwa azanagufasha, ariko hari ubwo rimwe na rimwe yongera nyuma y'igihe runaka, ntabwo uzi ejo n'ejo bundi. Niyo mpamvu bavuga ngo iteka ujye wibuka abantu muhura urimo kuzamuka, kuko abo ngabo the same people uzabibuka urimo kumanuka. uri kumanuka. Urakoze cyane. Ese buriya hari intego y'umuntu ku giti cye n'intego rusange, niba bitandukanye byaba bihurira he? Ikindi hagomba kugenwa iyihe intego rusange n'intego y'umuntu ku giti cye? Aho bitandukanye cyangwa ni aho bihurira? Birajya gusa, bifite aho bijya guhurira. Intego zawe ku giti cyawe hari uburyo zigira impact, cyangwa zigira ibyo uko ubwo impact nuza ni ukuvuga ngo ntabwo byoroshye. Oya, impact aravuga ngo ni ukuvuga ngo iri mu magambo abiri, iri negative cyangwa oya, ariko impact yo iri positive, ariko effect zishobora kuba ariko twebwe wenda dufashe ko wenda icyo kintu cyukora, ibyo ukora byawe, izo ntego zawe zifite uko zikora kuri sosiyete ikuzengurutse n'umuryango wawe n'isi muri rusange. Uyu munsi niba ngiye nkatera igiti kuko numva ko nkeneye igicucu, cyangwa nkeneye jaride yanjye n'umwuka mwiza, cya giti kizakura gifite inyungu n'abandi, ntabwo ari njye jyenyine kizayigirira. Ishobora kuba ari igiti cy'imbuto, kizera imbuto nzazirya, niko n'abandi bazazikenera, cyangwa baje kunsura n'abandi bahita bashobora kuzisarura zikabagirira akamaro. Gishobora kuba sosi nziza
yo gutanga umwuka mwiza, ntabwo ari jye jyenyine uzawuhumeka. So icyo ukora cyose mu buzima nta papasi y'umuntu umwe wenyine igarukira ku giti cyawe. Intego yawe yose ufite urayikora, uyigeraho. Urugendo rwose ukora kugira ngo ubigereho, umenye ko bifite ingaruka ku muryango wawe, ku bakuzengurutse bose, ku isi muri rusange. Ni nayo shusho ugomba kubireberamo nawe ubwawe. Ubwo rero warumbajije uti hari intego z'umuntu ku giti cye, hari n'iza sosiyete cyangwa z'umuryango rusange. Zirahari iz'umuryango rusange, ariko ntabwo zabaho zidahereye ku muntu umwe. iza rusange kuko zagiye zihuza intego z'abantu batandukanye. Abantu bose batandukanye biragenda bigakora ikintu kimwe. Ni nk'uko baravuga ngo ariya ngo umwana umwe ntiyunga umuryango, sinzi ukuntu babivuga, ariko ni ukuvuga ngo nanone ibintu byose turi magirirane muri iyi si. So intego za sosiyete yiba ari iterambere iryo ari ryo ryose ritangirana na ya ntego y'umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo niba dushaka dufata urugero rworoshye, niba dushaka guca ibiyobyabwenge cyangwa intego y'igihugu ari ukurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, bizahera he? Bizahera ku muntu umwe uzafata icyemezo, n'undi agafata icyemezo, n'undi gutyo. Noneho sosiyete yose ihite igera kuri ya ntego. Ariko hatabayeho ya contribution ya buri muntu ku giti cye, ntacyo mushobora kugeraho nka sosiyete. So kandi nanone intego za sosiyete zirongera zikagarukira wowe ku giti cyawe, kuko niba haciwe ibyo biyobyabwenge, imyitwarire mibi mu rubyiruko, izo addiction, mwese birongera bigarure umutekano n'amahoro muri ya sosiyete, kuri wowe no ku giti cyawe no kuri sosiyete rusange. So intego z'umuntu ku giti cye zigira ingaruka kuri sosiyete, ku ntego za sosiyete. Ni ukuvuga ngo zihera tunavuge ko intego za sosiyete ahanini zishingira cyane cyangwa zifite isano ikomeye cyane n'intego z'umuntu ku giti cye. Wenda utararenga aho ngaho ko tugiye gusoza igice cya mbere, wabihuza gute n'intego z'igihugu? Ni abantu bashyiraho intego z'igihugu cyangwa igihugu kigena intego muri rusange z'abaturage? None se Prince, igihugu ni iki? Ni abaturage. Igisubizo wakibonye. Ni ukuvuga ngo muri make icyo twita leta cyangwa igihugu ntabwo cyabaho ngo kigire ubwo buzima cyitwa igihugu, cyangwa n'iyo leta tuba tuzi ntabwo nka leta igizwe n'ibiti cyangwa n'abantu nibo bicara bakagena intego z'igihugu. Ariko no muri demokarasi ikintu wenda ariyo abantu benshi dushingira kuvuga ngo gushyiraho standard cyangwa ibintu, intego abantu bagomba kwiha nk'igihugu, ni ukuvuga ngo ukusanya ibitekerezo by'abaturage. Ariko bandi kuko mwabahaye inshingano z'ubuyobozi, bakicara bakagena icyerekezo cy'igihugu cyangwa cy'iyo sosiyete bayobora. So nyuma yo kubigena, biragaruka nanone bikagera kuri wa muturage. Wa muturage rero nawe kuba abafite uruhare rukomeye cyane mu kugena za ntego z'igihugu no kugira ngo zigerweho. Niba dufite intego yo kubaka u Rwanda rutekanye, ntabwo warwubaka, ntabwo iyo ntego yagerwaho utarwanyije byose. Tuvuga ubukene, ubujiji, ibiyobyabwenge, indwara,
ntabwo izo ntego ntabwo ziterambere ntabwo zishobora kugerwaho kugira ngo n'igihugu kibe gitekanye b'ibyo bintu byose bitabanje gufatirwa ingamba. So kugira ngo bigerweho ni abantu bicara bakabyumvikanaho. Nta kintu cyitwa igihugu kiri aho ngaho sinzi ahubwo ni abantu bicara bakabishyiraho. Kandi hari n'intego zikomoka ku muntu umwe ku gitekerezo cy'umuntu umwe. Urebye n'intego y'u Rwanda ni imbaraga zihuye, ubumwe, umurimo, gukunda igihugu. Donc urumva ko ni ibintu biza hamwe, twese hamwe dufatanyije, ntabwo ari ibintu by'umuntu umwe. Nuvuga ngo ni imbaraga z'igihugu cyose bigiye biciye muri wa muntu umwe, undi ku wundi, undi ku wundi, tugashira imbaraga hamwe. Yes, nibyo rwose Ange. Kuko ntabwo dufate wenda urugero rworoshye. Niba intego yo mu 1990 yari ukubohora u Rwanda, habanje kubaho abantu umwe agira igitekerezo ahamagara undi, atari ko se kuki ibi bintu byarananiranye mu myaka ya za 60 byari kuki tutagira icyo dukora, turaca mu zihe nzira? Babiganiraho, bahuza umugambi. Turabigenza gute? Hariya hakurya hari abantu bakomeye, bafite leta, bafite intwaro zikomeye, bafite politike mpuzamahanga ibashyigikiye mu bundi buryo. Twebwe diplomasi yacu tuzayikora gute? Tuzakura hehe ubufasha? Tuzakura hehe intwaro? Tuzagira gute? Tuzabyumvisha gute umuryango mpuzamahanga? Tuzakura hehe abarwana? Bazamva bati icyo gitekerezo kugira ngo kibacengeremo banabyumve impamvu turwana. So ni ibintu byose biba bisaba ko habaho uko kubanza guhuza umugambi, ibitekerezo biba byagiye bituruka ku muntu umwe mugahuza mwese kugira ngo mugere ku ntego imwe. Ariko intego yawe noneho nk'umuntu ku giti cyawe nabyo tubanze tubyumvikaneho. Sinzi wenda ntabwo ngiye kuba umunyamakuru hano, ntabwo ari njye uyoboye ikiganiro. Ariko Ange, ufite iyihe ntego mu buzima bwawe? Njyewe intego mfite cyane cyane nk'uko wansobanuriye ngo intego irangwa na passion n'urukundo, ikintu ukunda cyane. Njyewe mfite intego yo gushishikariza urubyiruko gushaka ikintu biturutse mu bitekerezo byabo, ko dufite ibitekerezo byinshi, great ideas, wenda sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ibitekerezo byiza cyane bihambaye, tukagera ahantu twateza u Rwanda imbere, tubivuye muri creatively, like mu buryo sinzi creatively ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Sinzi no guhanga, guhanga ibishya, gutekereza beyond, birenze ibyo tubona, tugahanga, tugashaka nk'ikintu dukuye nk'ahantu kure mu bitekerezo, ahantu kure kikaba cyagera ikintu kigeza ku gihugu. Kandi u Rwanda, abana b'u Rwanda bafite ibitekerezo. Urebye ntabwo wenda singira ngo mukorere publicité, ariko uriya mukobwa Ufite ubona ko ikintu yatekereje kigejeje kuri u Rwanda, yateje imbere sosiyete kandi aracyarimo no kwaguka. Donc niyo ntego yanjye, gushishikariza urubyiruko to think outside the box, use their imagination, bakoreshe ibitekerezo byabo, bakoreshe idea, bakoreshe ubumenyi bakuye mu ishuri, bagire ikintu bageza ku Rwanda. Icyo nakongeraho wenda ntaraza kuri wowe Prince, Ange, none se wowe none se wowe ku ruhande rwawe kubibashishikariza, ariko wowe uruhare rwawe ni uruhe?
uruhare rwanjye ni nko Charity begins at home. yes, Yes. charity begins at home, And it ndabyumva. all begins with you. Yes, akaba ari nayo mpamvu nicaye hano, kandi si n'ibi nkora gusa, nkora na kubashishikariza cyane uciye ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko urabona urubyiruko rw'iki gihe ruri ku matelefoni, birirwa kuri Facebook, Twitter, Instagram, bari connected cyane kuri technology ibigezweho, ni nacyo gihe tugezemo. So ugasanga ugikomeza inspiringa, ubabwira amagambo amotiva, ubabwira tugire gutya mukomeze, don't give up, nimuzarekera gukora, mukomeze muhange, mukomeze mwihangire imirimo, nuko nguko njyewe intego yanjye nyigeraho. Social media, but remember the world is not a bed of roses. Nicyo kibazo. Prince, wowe impamvu y'ubuzima bwawe ni iyi? Impamvu y'ubuzima bwanjye nyisobanura mu bintu bibiri. Ikintu cya mbere, iterambere. Iterambere ari hose rikagera, umuntu uva hasi kuri level runaka akagera ahandi. Rero icyo binsaba byose kugira ngo mfashe umuntu uwo ari we wese kuva kuri level imwe ajya ku yindi, aho ndahari. Ikindi cya kabiri ni ubutabera cyangwa se justice. Ntago nkunda umuntu urengana cyangwa urenganya abandi yitwaje icyo ari cyo. None kugira ngo ngere kuri bya bintu byanjye, kuri izo ntego zanjye z'iterambere, ariko cyane cyane ubwo urumva ndi mu itangazamakuru. Uzi itangazamakuru ryacu uko rimeze, itangazamakuru ryigenga, iterambere ryaryo riri hasi cyane. Usanga n'abantu benshi bize itangazamakuru batarikora kuko nta kintu kizima bavanamo. So iterambere rya misiyo yanjye mfite cyangwa se intego mfite ni ukugerageza uburyo twateza imbere itangazamakuru ryigenga ku buryo byatunga abarikora. Okay, murakoze cyane. Ngira ngo wenda sinari ngamije kuba moderator w'iki kiganiro, ariko urashaka kutwirukanisha. Oya, turimo kuganira, turi ni ikiganiro kiri interactive. Ngira ngo icyo nari ngamije ni ukureba kugira ngo wenda dusharinge uko tubyumva, ariko mpereye kuri Prince ugarutse ku ntoza cyane cyane ku iterambere ry'itangazamakuru. Ariko hari ikibazo, njye maze imyaka 10 mu itangazamakuru, ariko na mbere yaho wenda nagiye nkora za internship nkiri umunyeshuri. Gusa ikintu kimwe nzi kitajya kirangira iyo abanyamakuru bicaranye, ni ukuvuga ngo itangazamakuru ryigenga ngo bateretera amatangazo ngo ibiki, but hari ibintu ukareba wowe wese wagiye mu itangazamakuru koko urikunze. Icyo ngicyo niba umuntu agiyemo koko atari kunze, uzagenda nyine uhita utekereza gusa uhita uzakuramo amafaranga menshi, uzari umukire, ugende muri hama ugire ute. Niba ufite intego yo banza utekereze guteza imbere itangazamakuru, no kubaka ibitekerezo by'abanyamakuru bashyira imbere ubunyamwuga, bagatekereza kugira icyo bakora gifitiye akamaro, ni product yabo bifitiye akamaro abazengurutse iki gihugu. Iki kintu kirakomeye cyane, urubyiruko neza. Ntabwo iyo ushyize imbere inyungu mu buryo bw'amafaranga bwihuse, ntabwo ushobora amafaranga menshi aba mu itangazamakuru. Biragoye ko intego yawe ariko nawe barakora baryubatse mu nyungu z'ibihugu byabo. Twebwe
ugeraho utangira no gutakaza za values za ndangagaciro zawe nk'umunyamakuru kubera gusa ibyo bita gito z'ibihumbi 2,000 ugagenda hari ukavuga ibintu ugataka umuntu ibintu bitanari byo actually abantu bakajya muri gukora YouTube channels zisebye igihugu cyangwa ziya bavuga n'ibintu bidafite umurongo kubera indamu icyo gihe uba wataye umurongo nta ntego ufite ibyo bintu iyo nta mpamvu mbese reka wenda nkubwiye nari mvuze ngo nta ntego ufite wenda urayifite wenda ariko ufite ukundi yitwa ariko nta mpamvu nyayo nyakuri ifitiye akamaro uwo mwuga ufite why in the wrong place oya icyo nakubwira nuko warumbajije ni indi ngingo tuzaganiraho kuko projirari kwanza sukugira ngo itangazamakuru rigira amafaranga ahubwo kugira ngo abarikore barikunze babi bake bagira umumaro kandi babikore babikunze badakwitinga so iyo project ukuntu ipanze irahari kuko ni intego ariko haza n'uburyo uyikoramo ujya ugera kuri iyo ntego yawe projects zirahari rero kugira ngo tugaruke neza ku nsanganyamatsiko yacu twari turimo aje nawe buriya icyo namubwira ni ukuvuga ngo ni wafite intego yo gushishikariza urundi rubyiruko wanyuze muri za social media n'iki ariko icya mbere icyo bashishikariza nawe ugomba kuba nk'indorerwamo reflect what you tell them oya byo biri mu nzira gahoro gahoro ni byiza gutanga ibitekerezo nabyo nibyo biherwaho birahari tubahishe bye reka iki ni ikiganiro u Rwanda rw'intego reka dufate akaruhuko gatoya turagaruka mu kanya Ikiganiro u Rwanda rw'intego ni buri wa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri 88.3 City Radio Inshuti ya bose. Ndirimbo ya Norris ndetse na Social Mura avuga ati akantu ndakeka mwumvisha ibintu byinshi kuri insanganyamatsiko yacu twari turi kuganiraho imbaraga ziri mu kubaho ubuzima bufite intego ubu ni umwanya twatangamo twaha n'abadukurikiye bakatubwira icyo batekereza ababwira ko kuduhamagara wahamagara ukoresha MTN waduhamagara kuri 0786666363 ndetse ukoresha Tigo ni 0722294445 rimwe Ange hari ibitekerezo byageze kuri Facebook ego cyane hano kuri Facebook hari abantu badusuhuza batubwira ikiganiro cyanyu ni cyiza cyane turagikunda cyaziye igihe rwose okay urakoze cyane Eric kuri ubu butumwa bwawe hakaba ari n'undi Jordan mwiriwe neza Prince na Angel nitwa Olivier merereye i Remera ndabakurikiye 5/5 urakoze cyane Jordan kudukurikira ubundi mu buzima umuntu agira inzozi iyo izo nzozi azikurikije nibyo bita intego okay nta ntego ntacyo umuntu yaba amaze iki ni ukugira intego nyinshi wenda akazisoza zimwe murakoze cyane uyu nawe yadushimiraga ntabwo ari ikibazo abantu ko bataduhamagara Prince baduhamagare kuri za nimero twababwiye 0786 uyu nawe agize ngo murakoze cyane Angel na Prince ndetse n'umutumirwa Paschal Buhura kubw'ikiganiro cyiza Bruno akaba nawe turamushimiye cyane kuri iyi message nziza atwohereje hano hari umuntu uhamagaye ko tumwitabe City Radio allo ongera ijwi ntago nkumva yakubye yagiye
nashyi ikibazo cyari byo dukomeza tuganira mu gihe tugiye twari turimo twakira hano hari umuntu w'amagare ko tumwitabe City Radio. Allo Allo. allo Allo. Allo. allo allo nawe yahise agenda nacyo wakomeza nagira ngo nongere nganze nkuganiriza umutumirwa wacu. Hano hari ikindi kibazo nagiraga ngo nkubaze kiteye amatsiko cyane. Ese ni iki kiranga umuntu uriho ubuzima bw'intego, ubaye mu buzima bw'intego? Twamureberaho ni iki kimuranga? Ufite telefone? Yes, City Radio. Allo? Allo. Yego, witwa nduherereye? Nitwa Kere, Nyamirambo. Yego. Wumvishe ikiganiro turi kuri? Nacyumvise, kandi ndabakunda cyane. Urakoze cyane. Wowe wumva ari izihe mbaraga ziri mu kubaho ubuzima bufite intego? Yagiye. Abantu mugerageze muve mu kabeho rwose, muduhamagare mudusangize ibitekerezo byanyu. Reka tube dukomeje niba nta yindi telefone. Reka wenda nsubiramo ikibazo nari mbajije umutumirwa wacu. Ese ni iki kiranga umuntu ubayeho ubuzima bw'intego? Umuntu ubayeho ubuzima bw'intego, ngira ngo ni ikibazo cyiza, ni ikibazo umuntu yanibaza kenshi cyane. Se niba ubundi mbayeho gute, wa mugani mfite intego mu buzima bwanjye? Gusa ikiranga umuntu ubayeho ubuzima bufite intego, iteka akurikira, akemera, akabaho icyo yizera, icyo atekereza, icyo arota. Nizo wa muntu yigeze kukubwira ngo inzozi. Ubundi biratandukanye. Hari ubwo bigoye no gutandukanya, gushyira akarongo hagati y'impamvu cyangwa intego n'inzozi, kuko inzozi nizo zigenda zikabyara intego mu buzima. So umuntu wese ubayeho mu buzima bufite intego akurikira icyo yemera, yizera mu buzima bwe, akaba ari wo murongo agenderamo. Ni umuntu wubaha sosiyete imuzengurutse, ni umuntu wumva ko icyo akora kigomba kugirira akamaro we ku giti cye n'umuryango we, ariko nanone kikaba gifite inyungu zagutse ku bamuzengurutse bose. Niba uri umunyamakuru, haranira ko hejuru niba hari ibindi byose ukurikiyemo, iba ari ubusitari cyangwa amafaranga, ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi. Kubaho ubuzima bw'intego muri uwo mwuga ni uguharanira ko icyo ukora kigira akamaro ku bantu cyangwa audience yawe cyangwa sosiyete. Content isohora, ese koko ni content ikenewe? Ese ifite izihe ngaruka ku muryango unzengurutse n'abantu bose? Ikindi gikomeye cyane, umuntu ufite intego ni umuntu w'inyangamugayo kuri jyewe, ariko niko mbyumva. Ubwangamugayo bukuyobora iteka kugera ku ntego zawe cyangwa impamvu uriho kuri iyi si udahemutse, ahubwo ukabigeraho ukurikije icyerekezo cyawe, wubaha abandi bantu, wumva ibitekerezo byabo, utagize uwo ubangamira, nk'uko nawe ku giti cyawe utakwifuza ko hari uwo kubangamira. Yego, ntibizakunda ko utabangamirwa kenshi mu buzima, ariko ntabwo bivuze ngo ujye gukemuza ikibazo ikindi.
Einstein, ngira ngo abenshi baramuzi, Albert Einstein yigeze kuvuga ngo ntabwo ushobora gukemuza ibibazo bya ufite imyumvire ngo ukabikemuza imyumvire isa n'iyateye bya bibazo. So niba ushaka guhinduka ikintu cya mbere, banza ukore reset, uhindure, gerageza guhinduka kugira ngo uhindure cyangwa uzane ingaruka nziza kuri bya bibazo bindi birimo. So muri makeya umuntu ubayeho mu buzima bufite intego ahora icyerekezo cye kiri ku mpamvu ari kuri iyi si, ahora ibitekerezo bye bimuyobora kugera ku ntego yihaye mu buzima bwe, atabangamiye abandi, akagerageza gufatanya n'abandi, akaba kutabanyamwigendaho nanone, akagerageza gushyira ibyo atekereza byose mu mitekerereze yo gufasha sosiyete imuzengurutse nawe ku giti cye, kandi mu buryo bufasha mu nyungu ze ariko n'inyungu za sosiyete rusange, adatekereza we ku giti cye cyangwa ku muryango we gusa. Urubyiruko rwacu rero mwabyumvishe, murangwe n'ubunyangamugayo no gukurikira icyo mwizeye, kandi ntimube nyamwigendaho, mwakire ibitekerezo by'abandi, mwakire criticism. Umuntu yakubwira ati hano ntibyagenze neza, baravuga ngo umutwe umwe ngo yifasha gusara. Wakire ibyiza abandi nabo bakugejejeho, cyangwa se n'ibitekerezo by'abandi, kugira ngo ubashe kugera kuri ya ntego yawe. Ariko hari ikintu tutasoza tutavuze nk'umwanzi w'intego, cyane cyane ibiyobyabwenge. Niye nama wagira urubyiruko ko ibiyobyabwenge ari byo bituma abantu bataho ubuzima bufite intego? Akenshi ibiyobyabwenge nyine birabuyobya, ni ukuvuga ngo uba utaye umurongo, ni ukuvuga na ya ntego na ya mpamvu yawe mu buzima ibitakaye. So ikintu cya mbere, abantu birinda ikintu cyose cyitwa addiction, cyangwa kubatwa n'ibintu. Ikintu cyose iyo kibaye cyinshi cyane kigira ingaruka mbi mu buzima bwawe. So ntabwo ikintu cya mbere ubanza utekereze ese ibiyobyabwenge bishobora ushobora kwibeshya cyangwa n'abakuzengurutse bakakubeshya, ugagwa muri iyo nzira utekereza ngo biraguhiraha, ariko iryo raha ni iminota. Akenshi ni iminota, nta nubwo n'amasaha agera. Nyuma yaho urongera ukisanga muri cya kibazo, ahubwo ugasanga na ya mafaranga wakabaye ukoresha mu nzira yawe muri bwa buzima bufite intego, cyangwa na bwa bumenyi wabwangije, na ya mafaranga wayangije byagiye muri bya biyobyabwenge, byose bikarangira utaye umurongo. Nyuma y'igihe kitari gitoya ukisanga wasaze, cyangwa wabaye ikindi kintu muri sosiyete. So abantu bagombe kubanza kumva ko ibiyobyabwenge cyangwa kubatwa n'iyindi myitwarire itari myiza iyo ari yo yose mu buzima bigomba kutaranga ubuzima bw'urubyiruko turiho uyu munsi, ahubwo ugatekereza mu nzira y'abantu bose batekereza mu buzima bwiza, batekereza kuko nta nyungu n'imwe iri mu kintu cyitwa ikiyobyabwenge. Nta nimwe. Bazakubeshya mu myaka mito urimo nka teenager, akenshi niho bitangirira, bakubeshye ngo nibwo busitari, nibwo uri umunyabwenge. Nta bwenge burimo, ahubwo uzarangira ugaragara nk'ikindi kintu muri sosiyete, utakaze wa murongo wawe, ubeho ubuzima butagira intego, ubeho wisange nta mpamvu ufite yo kuba kuri iyi si. Niho abenshi barangirira. Bagombe kubyirinda cyane, birinde n'ababashuka. Urakoze cyane Prince. Amasaha yadufashe. Umwanzi cyari kibaye cyiza, ariko ngo ni amasaha. Ariko twagira ngo tubamenyeshe, ufite umwana wabaswe n'ibiyobyabwenge, cyangwa se nawe hari ubundi bubata bw'inzoga cyangwa se itabi, wagana Purpose Rwanda, cyangwa se ubaye ufite intego, ufite
ufite impano ufite yaba ari kuririmba se gusetsa cyangwa se kuvuga umuvugo kwandika inkuru nabwo wabasanga turatanga nimero ya Purpose Rwanda ni 0788 ndayisubiramo ni 0788 wabagana bakorera hari i Remera kuri Prince House ubaye ushaka kubagana wabagana murakoze cyane. Turagushimira Paschal Buhura kubana natwe. Mwakoze Prince na Ange, ariko hejuru y'ibyo byose ibiyobyabwenge nibyo bikujyana muri ubwo bubata bw'ibindi byose, imyitwarire itari myiza, kandi kubatwa ntabwo ari ibiyobyabwenge gusa, ushobora no kubatwa n'ubusambanyi, ushobora kubatwa n'ibindi bigeso bitari byiza, ariko ahanini byose bikomoka ku myitwarire irimo ibiyobyabwenge. Yego cyane, urakoze cyane kuba wabashije kwakira ubutumire bwacu mu kiganiro u Rwanda rw'intego. Turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye. Iki cyari ikiganiro u Rwanda rw'intego kuri 88.3 Inshuti ya bose. Muze twese hamwe U Rwanda rufite intego kandi ruzira ibiyobyabwenge.